Mwaramutse. Good morning. Kumbona nta murare mufite. Mwaramutse. Good morning. Ndashimira Imana impaye amahirwe yo guhagarara hano imbere y'iteraniro. So I thank God has given me this chance to stand before the congregation. Mfite ubuhamya bwinshi ariko ndahina nubwo Pastor Jean Pierre avuze ko ari umwaka ariko ngenda ndashaka gutanga ubw'imyaka 13. So I have a detailed testimony of 13 years, but I will be brief. Ariko ntabwo ndi burenze igihe nabyitoje gukoresha igihe. And I will keep time because I have been training myself. Mu by'ukuri ubuhamya bwanjye ndashaka kuvuga ku mirimo cyane ndashaka kuvuga ku cyo nungukiye kuba mu itorero. So I will firstly share how I shifted to come to the church. Ubwo twatekerezaga kuri uyu mwiherero natangiye kugira umutima wo kugira ubuhamya bw'imirimo y'Imana nabonye muri ibyo bihe byose nababwiye. As we began to prepare this retreat, that time I also prepared myself to give the testimony. Kubera ko igihe ari gitoreka mpite ntangira nagize hano umwaka w'ibihumbi 2009. I came here in the year of 2009. Ariko mu by'ukuri nubwo aribwo nahageze ntabwo aribwo nakiriye umutima wo kuba mu itorero. But it was not the right time that I received the heart to live in the church. Nakunze inyigisho namvaga gusa ngakunda umushumba Bureze ngakunda Pole. Ariko ntabwo nari mfite mu by'ukuri umutima wo kuba mu itorero. So I loved the lectures, even the preachers, Pastor Bureze and Pole. But the heart to live in the church was not in me. Mu by'ukuri yongereranije umwaka wa 2009 na 2010 icyo gihe umutima nari mbohoye mu bitekerezo byanjye bwite. In the year 2009 and 10 I was bound in my thoughts. Kandi ndakeka ko hari abantu benshi babaho bene ubwo buzima ariko mu by'ukuri n'ubuzima bupfuye. And I think many live that life but is not proper. Narakiriye agakiza ariko umutima wanjye nari mfite kwigenga cyangwa kwiyobora. So I received the salvation but I was still independent. Rero icyo nabashije kubona muri icyo gihe cyose nubwo nari mboshywe n'akazi nkagakora akazi misi yose kuva ku wa mbere kugeza kuwundi wa mbere cyangwa nanaruka nkaruka mu mibyizi ariko natahuye ko ikibazo atari cyo ahubwo ikibazo cyari umutima wanjye. So I used to do the work from Monday to Sunday. Even the off day used to be in the weekdays, but that was not an issue. The problem was my heart. Nubwo icyo gihe narukaga rimwe mu mibyizi isanzwe ariko nanone ntabwo umutima wanjye waruhujwe n'itorero. So my heart was not yet connected to the church. Rero ibyo byatumye mbaho ubuzima navuga ko ari umukristo upfuye cyangwa se ubuzima bwo kwangirika. So I can say that life was corrupted. Rero nabigereranije n'imyaka yakurikiyeho nka 2011 na 2012 nashoboye kubona imirimo y'Imana myinshi kuko icyo gihe nize gutsinda ibitekerezo byanjye. So comparing these with the year 2011 and 12, there I learned to defeat my thoughts. Hano mu itorero twigira ibintu byinshi nk'abari bahari mu kanya gashize mwabashije kumva nk'ikiganiro watuganirizaga yatubwiye mu by'ukuri biriya byose turabyiga n'ibindi byinshi yaba iby'ubuzima bw'umwuka yaba ibijyanye no kugira imyumvire myiza. Rero ibyo byose nubwo ubuzima bwanjye bwari gatebe gatoki ariko nanone inshuro nyinshi nabashije kunesha ibitekerezo byanjye. So as we learned even recently, so actually I learned how I can defeat my thoughts in those years I have been saying. 2011 niga kuba nanesha ibitekerezo byanjye nk'uko igihe cyose izo nyigisho twiga hano mu itorero nabwo nari mfite akazi kamboshya ariko natangiye kujya ndenga ibyo bitekerezo byo kubohwa n'akazi cyangwa kubohwa n'ibindi ahubwo ntitaye ku ngaruka zishobora kubivamo nkiyemeza kwita ku buzima bwanjye bw'umwuka. Regardless the consequence of in my workplace, I overcame this excuse of saying I'm caught by the busy schedule, and I tried to learn how I can overcome those excuses. Nkunda akazi kuko niko kantunze mu buzima bwa buri munsi ariko
mu by'ukuri ubwo nabashaga kurenga ibyo bihe byo kubaho n'akazi, nakiriye umugisha mwinshi utangaje, ari nawe nshaka kubasangiza n'ibindi byose wenda ndi bugende ngeraho. So of course I love my job because it is where I get the income to live. But by overcoming that excuse, I received a lot of blessings which I'm going to share now. Nakoraga akazi muri iki gihe ntabwo twavuga ko ari akazi gaciriritse, ariko kari gaciriritse kagatuma nkora iminsi yose, bigatuma naho kazi bambuha bakambwira bati ku cyumweru wenda muzi nk'abantu bakora muri hospitality cyangwa iyashamikiyeho muri weekend, ubundi nicyo gihe cyo kubona abakiriya. That time it was a cheap job, but these days it is not. You know, this service of hospitality in the weekends is a day you receive many customers. Rero nahoraga nibwira nti iki nicyo gihe cyo gukora akazi nk'uko n'abayobozi ari byo bambwiraga, ariko maze kubibohokaho nabibohotseho, ariko n'ubundi ntarashobora kwigenga kugira ngo mbirengerero. Icyo gihe byasabaga ko nganira n'umushumba, yahoraga atubwira yuko Imana niduha akazi ariko ishobora no kugahagarika anytime kubera ko niyo igenga byose. So I used to fellowship with the pastor, and he used to say God can provide you a job, but he can even cancel the job because he is the Almighty. Rero ntangira kuza hano, natangiye kuza n'ubundi ntarabona umunsi wo ku cyumweru cyangwa no ku wa gatatu, ariko icyo gihe ndibuka ko manager wankoreshaga ajya ahoraga ambwira ati tuzakwirukana, wica akazi, uratoroka, ugira ute, ariko natorokaga nza hano, ntabwo natorokaga njya ahandi. I used to come here secretly, and the manager used to say that you shall be fired. Rero icyo naje kubona nuko mwaka w'ibihumbi 2012 2013 naje kubohoka, noneho mbaho nk'umuntu wikorera kandi mfite akazi n'ubundi mfite abangenga. So in the year 2012 I lived as if I'm working for myself, yet I was still employed. Natangiye kubona umwanya wo kuza guterana ku cyumweru nisanzuye, mbese nshatse naterana kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru kandi no mu kazi. I could come and attend the service. Even nowadays I can even attend the church from Monday to Sunday, even doing the job at the same time. Ubwo nabitekerezaho nasanze ari imirimo y'Imana, kubera ko icyo gihe naje kugira igitekerezo kimbwira nk'uko pastor yabitubwiraga ko Imana niyo igihe imitima yacu iri mu ruhande rw'Imana, Imana ibasha kudukorera, ariko mu gihe imitima yacu iboshywe n'ibintu runaka nta yandi mahitamo usibye kubohwa nabyo nyine. I thought of it, and I could conclude that this was the work of God. Rero icyo gihe nabwo nagize umutima wo gutanga icya 10, nibwo nagize umutima wo kwifatanya n'itorero. Nabashije kubona ko mu by'ukuri igihe nsose mu bitekerezo byanjye bwite ari cyo gihe Imana ibasha kumbeshaho, ikabasha no kunkorera. That was also the time I overcame my thoughts and I started to give tithes. Rero nabashije kubona imirimo y'Imana myinshi kuva icyo gihe, kuva 2011 usoza 2012 kugeza uyu munsi. Navuga ko Imana yampaye umugisha w'uburyo bwose, kubera ko yanyemereye gutekereza no kwiga uko nanesha ibitekerezo byanjye. Since then I received a lot of blessings, and I can say that after overcoming my thoughts, God could bless me a lot. Njya nibaza ku bantu benshi nasanze hano bahavuye n'abahansanze bahavuye, nkabaga nise ubwo babuze iki koko. Ubu ngubu ko aha hantu tuhigira ibintu byinshi, yaba ubwenge busanzwe yaba ubw'umwuka, nk'ubu aba bantu bagiye mu buhe buryo. So I could think of the people I met here who left, and the others who came after me who left, and I wonder what do they lack, because this place will grant spiritual thing and even the wisdom to live. Mu by'ukuri ndashimira Imana cyane, kuko muri iyo myaka yose uko yakurikiyeho, buri mwaka wose nabonaga imirimo y'Imana ihebuje, kandi nabasha kwishima, kuko mu bintu binshimisha iteka niba ari ukwikunda sinzi, ariko igihe cyose mbonye inyungu mu byo nkora bituma nishima. So whenever I receive the interest or benefit in the things I do, it makes me to be happy. Cyane cyane yaba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Hano rero mu byo nahungukiye harimo kwiga kunesha ibitekerezo byanjye. Ndi umupapa, ndubatse, njya nibwira, kandi byose byaragaragaraga sinari gushobora kubaka urugo nshingiye ku mimererwe yanjye.
ariko nshingiye no ku mimererwe yo twashakanye ntago twashobora kubaka urugo. So I'm a married man, and based on my character, I couldn't by myself manage to live with my spouse. Even the way she behaves, it was not easy to live together. Ariko binyuze mu kuyoborwa n'Imana, kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kuyoborwa n'itorero, mu by'ukuri n'ubu navuga ko urugo rwanjye araho rwubakiye, ntaho bihuriye rwose n'ubwitonzi cyangwa andi mayeri yari yo yose. But through the word of God and the church, I can say that my family is built on the word of God. Nabashije kandi no kurera abana kuko baracyari bato, ariko mu by'ukuri bigitangira byari byananiye. Ngira ngo abenshi hano murabizi ko umuhungu wanjye uba afite imyaka 13, ariko mu myaka 8 yatangiye kuza kuba hano kuko yari yaratangiye kunanira. You know, my son is nowadays 13 years, but at the age of 8, I couldn't manage him, and then that was the time I sent him here to live. Nize rero igihe cyose yingize ibibazo cyandi mu makuba ngomba gukora iki, ni iki gigomba gukurikiraho. Mu byo nigishijwe ari nabyo navuze ko mbasangiza, ni ukutanzura ngendeye gusa ku marangamutima y'ikigejuru, ahubwo ngabanza ngatekereza kandi nkagisha inama. So I learned that when I am surrounded by problems, I have to not decide according to the emotion, but to think and decide according to the word of God. Mu by'ukuri iyo ndebye ubuzima nk'ubu bwose mbona ko nagiye mbasha kugira intsinzi ihebuje, kandi rwose mba naratsinzwe 100% yoza ko bari ngewe. And I could see that I lived a victorious life, and I could fail if I could live by myself. Kandi nanone nyine no kuba ndi hano mu itorero nabyo ubwabyo n'intsinzi, kuko iyo tumaze kumva uburyo ibyaha byacu byababariwe, icyo gihe Satani ashyira umudendezo mu mitima yacu, dushobora kubaho ubuzima bwo twishakiye. Even staying in the church is a blessing, because after believing that all our sins were forgiven, the Satan could plant this thought of living the total freedom. Reka ndase ku ntego nsoza muri uyu mwiherero ujya gutangira. Ubundi pasiteri yaraducyashye muri komite kubera ko yaratubwiye ati ubwo muraho muri yicariye, umwaka ugiye gushira ntacyo mutekereza kuri bene data. Rero yaraducyashye cyane, akomeje ubwo yavaga muri ibyo bihugu gufasha ibiterane byaberagayo, bituma twitekerezaho. So as we began to prepare this retreat, it was after the pastor rebuked the committee that we are sitting without thinking of brethren. Rero natangiye gutekereza ko nshobora kubangamirwa n'akazi, bituma ntekereza gusaba konji kandi nta mafaranga nari mfite. Ubundi kuva kera kose iyo nshaka konji ubwo ndabitekerezaho ngatangira kwizigama amafaranga azamfasha niyo nakiryamira, ariko ndi kurya ndi gutembera, ariko mfite amafaranga manumva nta kibazo. So I thought the busy work of at my workplace will be a disturbance. Then from then on I asked for the leave, even if I have no money, but I asked for the leave so that I can attend freely this retreat. Birumvikana iyo ndafite amafaranga naho naba mfite iminsi pfubusa yaba ari umwaka, ntabwo nshobora kujya muri konji, kandi ngira ngo abapapa benshi tubehuriyeho. Without money, no one can ask for the leave. Rero naribajije se uyu mwiherero nzawitabira gute ni ntajya muri konji, ariko se nanone ko nta mafaranga mfite. So I was thinking, how shall I attend this retreat if I have no leave? And I was thinking, what if I get the leave but without money? Kandi nari ndi no mu bantu bashinzwe kubutegura nanone I was among of those who were to prepare the retreat. Rero naravuze ubundi mu by'ukuri nagize igitekerezo kimbwira kitari ko wajye witabira ikigoroba ugakora ko nta mafaranga ufite. So I had the other thought to work and attend evening hours because of having no money. Ariko mbabwije ukuri ikigoroba bishobora kungora cyangwa amaherezo sinaboneke, kuko urumva niba nsoza akazi saa 11 cyangwa zirengaho, biragoye ko naza hano, hari n'igihe naza ngasanga wenda murimo muranataha.
But attending evening hours, it is also a challenge because I end my job around 5 p.m. I could come and I see you have already left the place. rero mu by'ukuri ku yindi nshuro cyangwa kuri iyi nshuro nanone nongeye kunesha ibyo bitekerezo. And also for this time, I overcame these kind of thoughts. Kugira ngo mineshe hari igitekerezo kindi nagize. To overcome this, I had the other different mind. Naravuze nti se ubundi nk'ubu banyirukanye ko nta banyirukanye bakanyirukana nta mafaranga mfite nakanga gusohoka mu kigo. So I was thinking, what if I'm fired without having money? Can I resist to not go out of this institution? Ko ibintu nk'ibyo bibaho turi muri iyi si nk'ubwo nabikoraho iki? Reka mbeho nk'aho banyirukanye ngende nubwo nta mafaranga mfite ariko mbashe kwitabira uriya mwiherero ntabangamiwe n'igihe n'akazi. Let me get a leave and I go as if I'm fired and I will attend definitely the retreat. Bene data mbabwije ukuri ibintu nk'ibyo biranezeza cyane kuko bifitanye isano n'imyumvire myiza kuko rimwe na rimwe tunigishwa kwisunikira mu bihe bitari byiza kabone naho twaba twemereye kubaho mu bihe byiza. Many times we are taught and advised to push ourselves in the difficulties. Kwihana ni ikibundi, kwihana no kwanga ibyo ureba no kwanga ibitekerezo byawe bwite. And the repentance, the real meaning of repentance is to forsake the good mind, the good thoughts of yours. Soza ndagaruka ku ijambo riboneka mu itangiriro ibice 27. I will talk on the word of God in the Genesis chapter 27. Ibice 27 uhereye ku murongo wa 8 ubundi ushaka kumva icyo gice neza ushaka kugisoma cyose cyangwa ugahera no mu bindi bice bibanza ushobora kumva ikiganiro Rebeka yagiranye n'umuhungu we Yakobo. You can start from the beginning and there is the conversation that Rebecca had with her son Jacob. Ubundi Yakobo ntabwo yagombaga guhabwa umugisha na se kuko atari umwana w'imfura. The Jacob was not qualified to get the blessing because it was deserved for a firstborn. Ariko kubwo nyina yarazi neza ukwiye guhabwa umugisha byaje gutuma Yakobo ahabwa umugisha nubwo we bigitangira yarafite urwitwazo ndetse runumvikana. But the mother knew they wanted to receive the blessing, but Jacob was resisting in the beginning. Ngewe sindi umwana w'imfura ikindi kandi naba rwose nkoze uburiganya nabandiganije mukuru wanjye data yanamvuma mbese byambera ibyago aho kumbera umugisha. Jacob was saying, I'm not a firstborn and this is like cheating and can become a curse instead of blessing. Icyo nshimira Imana rero nuko Yakobo yaje guhabwa umugisha kandi mu by'ukuri aba umugisha nyakuri. But thankfully Jacob finally received the blessing and it was the true blessing. Uko niko itorero tuyobora mu migisha kandi tukayihabwa. And that's how the church leads us in the blessing and finally we receive them. Uko niko twakiriye imbabazi z'icyaha, uko niko tubasha kubaho ubuzima bw'umwuka bw'ukuri binyuze mu itorero. And it was the same way we received the forgiveness of our sin and the same way we live the spiritual life in the church. Munyemerere nsoreze hano murakoze cyane duhe Imana amaye. Allow me to stop by here.